cyangwa se uguhora wigunze wicwa n'inzara z'uguhora usaba. Hari igihe Imana izagutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo. Burya agahinda si uguhora urira, kugira ibibazo si uguhora uganya. Ushabura cyangwa se uguhora wigunze wicwa n'inzara z'uguhora usaba. Hari igihe Imana izagutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo. Hari igihe iminsi mibi igera ku muntu, abantu bakakota bakakuvugaho cyane, bene so bakakwanga bakakuryanira inzara, kabura ukwirwa ukenda kuva no mu murimo. Ariko senga Imana we kwiharuba, n'umunsi yagutabaye uzatabara utabawe. Hari igihe iminsi mibi igera ku muntu, abantu bakakota bakakuvugaho cyane, bene so bakakwanga bakakuryanira inzara, kabura ukwirwa ukenda kuva no mu murimo. Ariko senga Imana we kwiharuba, n'umunsi yagutabaye uzatabara utabawe. Burya agahinda si uguhora urira, kugira ibibazo si uguhora uganya. Ushabura cyangwa se uguhora wigunze wicwa n'inzara si uguhora usaba. Hari igihe Imana izagutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo. Mureke mbabwire bagenzi mu Gisiyoni, ukuntu agahinda atari uguhora urira. Nimwibuke Yobu yahuye n'ikigeragezo, abantu baramwaga inshuti zimuvaho, nk'uko nawe bakugize igicibwa, umusozi wawe wahindutse n'ay'ubu. Ariko Imana izahindura amateka, bakuvuyeho bose bakugarukiye. Mureke mbabwire bagenzi mu Gisiyoni, ukuntu agahinda atari uguhora urira. Nimwibuke Yobu yahuye n'ikigeragezo, abantu baramwaga inshuti zimuvaho, nk'uko nawe bakugize igicibwa, umusozi wawe wahindutse n'ay'ubu. Ariko Imana izahindura amateka, bakuvuyeho bose bakugarukire. Burya agahinda si uguhora urira, kugira ibibazo si uguhora uganya. Ushabura cyangwa se uguhora wigunze wicwa n'inzara si uguhora usaba. Hari igihe Imana izagutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo. Burya agahinda si uguhora urira, kugira ibibazo si uguhora uganya. Ushabura cyangwa se